n'abari ubwabo ntekereza ku rwego bifuza batararugeraho kubera ko bakomeje gukora. Rero ntabwo nava ngo nzagera ku ruhe rwego, ahubwo nzakomeza nkore, gusa target mfite ni ukuzamura izina ryanjye rikaba ryakumvikana hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, kandi nkajya nkora ingoma ifite ireme nyine keretse ndi kodinze abo mu isi yose. Ubu Bruce Melody afite indirimbo numva nkumva ari nziza, Kenny Solo akayigira, Element akayigira, ba Shaggy na ba Chris Brown bose ngenda numva indirimbo zabo nkumva ari nziza, keretse njye bose bahurije nko muri collab imwe niho navuga ati indirimbo ya mbere ku isi. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Ban TV, Ban Music Studio. Twari turi gutembera hano mu quartier tuza gusanga twageze ku muhanzi Stazo Rwanda. Mwiriwe Stazo Rwanda? Ego niba nta kibazo. None se ko ubuze hora, tumaze iminsi tutakubona mu kibuga, uri uhugiye mu duki? Ntabwo ari uko nabuze, ahubwo akazi kagiye kaba kenshi kandi bandi gukora yuko wenda mba ntabonetse nko mu bitaramo, ariko mba mfite ibintu mba mugiyemo muri studio ndetse no mu kazi kanjye k'umuziki ka buri munsi. Bagiye baduha n'amakuru ko ariko mbere yo kugira ngo twinjire kuri production uracyari umuhanzi? Nta muntu wabaye umuhanzi ugibeka, ahubwo ubu ndi umuhanzi cyane. Twibwira mu buryo bwa gihanzi. Yego nta kibazo. Narageze ndabona ubwo ngarutse kamvuga ibyo mbayeho, mu birori nahuye n'umukobwa mwiza, yari umufana wanjye arambwira ati Stazo nkunda indirimbo zawe n'ukuntu ubyina. Ndumva ijwi rwose riri kugenda rikora neza. None se hari akantu nari ngiye gukomoza ariko nsa nk'ugataruka, ko bavuze ngo uri kwiga ibintu bya production, ibyo ubigeze hehe? Waba ugiye kudutamo? Ntekereza ko iyo nkuru ari ukuri, ndimo niga production kandi amasomo ageze kure. Hari n'indirimbo natangiye gukora zatangiye gusohoka nubwo nanjye nkiri mu masomo. Production niyo ndimo ndiga, niba umuziki ari 10/10 ntekereza ko ngeze nko kuri 7/10. Wow! Ubona ari nk'izihe mpinduka wazazana muri production ukurikije indirimbo wumvise, hari abaproducer usanze mu kibuga? Ese urumva hari ikindi uzahindura ku muziki cyangwa uzamuraho mu ntera? Urebye kubera ko umuziki utajya ugira iherezo, ntabwo nzabanje gusenya iby'abandi, ahubwo wenda nzafata nk'ubuhanga abandi bose bafite abantera motivation cyangwa se abamfatira icyitegererezo, noneho ubwo buhanga bwabo niba ari ubw'abantu icumi nibwo nzafata ngiye mbukoreshe nk'umuntu. Muko biri rwose urumva ko nzazana impinduka, kuko ntabwo nzakora nk'ibyo bakora, nzongeraho bitewe n'uko nagiye mfatira icyitegererezo ku bantu benshi. Umuntu wumva wiyespiraho n'uwe? Uhita uza vuba ni umugande bita Temperature Touch, niwe mu producer ukora ingoma, nkavuga ati ingoma uko biri kose irakoze. Ariko no mu Rwanda barimo benshi cyane b'abahanga yuko inshuro nyinshi numva ibihangano cyangwa se imirimo cyangwa ntabwo gutera, inshuro nyinshi numva indirimbo zo producer akoze bita Temperature Touch, niwe muntu mfatira icyitegererezo. None se ko tuzi kuririmba Afrobeat kandi generation y'aba petit bu bakaba baririmba ama hip hop, ama drill, ama new school, witeguye guhangana n'izo njyana ziri gutrendinga nk'ama Jericho drill, hari Mexic drill, zose uzazikora na Afrobeat ubivanganye? Konya mbona bigora aba producer. Ubundi iyo uri umuhanzi indirimbo injyana yose ije waririmba, ubwo rero kuba nzaba ndi producer ngomba kuzabikora, kuko umuhanzi ntabwo yaza ngo ambwire ngo drill ngo ninumva mbikoze nabi ngo ntabyiga.
nzakomeza niga amasomo, niga injyana zose ku buryo nyine zaba ari studio irimo buri kimwe cyose gikenerwa kandi ko injyana zose zibaho. Yego. Ko tuguheruka se uri mu itsinda ariko rya Time Boys, amaherezo yaje kuba yahe? Ubu uri gupanga izihe nyuma yo kuba utakirimo? Map ufite ni izihe? Ibya Time Boys byabaye nk'ibya Dream Boys. Nyuma yo kuva mu itsinda ndakora, ntekereza ko ari naho nkora cyane kurusha mbere, uko umwanya wa promosiyo uba utaraboneka, ariko ndakora cyane. Abasura imbuga nkoresha babonaho indirimbo nshyashya kandi zisohoka inshuro nyinshi. N'ubu ngubu nahoze studio hari indirimbo nari ndimo ndakora yuko mwasanze naje gufata akazuba hano hanze. Turaza gusimbukira yo nayo tuyumve Nta kibazo. Ese ubona nk'imbogamizi wagiye uhura nazo cyane mu buzima busanzwe no mu muziki, ku buryo waba umaze imyaka igeze muri 5 uririmba ariko utaraba hit cyane mu Rwanda, wenda usibye ku bantu muziranye? Imbogamizi uretse no mu muziki, imbogamizi zo mu buzima busanzwe inshuro nyinshi zikunze kuba ari amafaranga, kuko iyo production kuyiga bisaba amafaranga, kuba ufite studio bisaba amafaranga, kujya muri studio niyo waba utari producer bisaba amafaranga, promotion iri hano hanze igasaba amafaranga. Urumva rero imbogamizi ni ikintu kimwe, n'uyo wabyo bintu wabibaza undi muntu uwo ari we wese ufite akazi yakubwira ko ikibazo ari amafaranga. Ntabwo komenti ziza ku ndirimbo wa prodinga ntabwo zijya ziguca intege, wumva bose bishimiye ibihangano byawe? Inshuro nyinshi nta komenti nigeze mbona imbwira ati wenda bireke cyangwa se uri kugerageza. Bambwira ko mbishoboye, keretse niba wenda baba bari kubeshya, simbizi, kuko umuziki ni urugendo rutajya rurangira. Ariko komenti cyangwa se abantu tuba tuziranye cyangwa abo duhurira mu studio bose bambwira ko mbizi, ko nkwiye gukomeza nkakora. Niyo mpamvu nanjye naguye inzira cyangwa se uburyo bwo gukoramo, nkahita niga production kugira ngo nimba mbizi neza njye nikorera nta handi hantu, nta wundi muntu umfashije. Wumva wakorera hehe mu ntangiriro za production? Icyo kibazo kiragoye, ariko nyine amasomo nakwita y'ingenzi yageze, nyagezeho amasomo y'ingenzi. Nshobora kuba nava hano mu rugo nkareba ahandi hantu nshobora gukorera, ariko akanya ntabwo nahamenya. Ariko kubera ko nsa n'uzengurutswe n'ahantu hari imijyi, nshobora nko kuzahera nko muri za Gicumbi n'ahandi hose nshobora kuzatekereza. Igihe nikiba cyageze niho nzabimenya neza. Ese wizeye ko wakora injyana ziruta iz'aba Prince Keys, ba Element, uba uje mu kibuga barimo barubatse amazina, wumva indirimbo zose ari herehere, wowe izina Stazo Touch urumva rizagera ku ruhe rwego? Nabari ubwabo ntekereza ku rwego bifuza batararugeraho, kubera ko bakomeje gukora. Rero ntabwo nava ngo nzagera ku ruhe rwego, ahubwo nzakomeza nkore. Gusa target mfite ni ukuzamura izina ryanjye rikaba ryakumvikana hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, kandi nkajya nkora ingoma ifite ireme nyine, ku buryo najya nyumvisha umuntu ukomeye mu muziki kavuga ati ni indirimbo nzajya mba nakoze. Mu bahanzi umaze kwakira, umaze gukorera aho utangiriye production, ubona bagerageza ni nkande? Bahanzi baba baragiye banca imbere nubwo atari benshi, ariko hari umuhanzi bita GMG Big Rapper. Ni umusore ufite indirimbo nziza cyane, arabyumva cyane, ari kuririmba ntabwo agwa kontreta, ubona nabifitemo ubushake nyine. Niwe muhanzi nakoreye mu bahanzi maze gukorera, nkumva ibyo ari gukora bizi. Nta bandi se?
abahanzi bagiye baca nka ba King Boy baraje, haje ba Big Boy G, haje ba Easy, ba Zakayo, ba Everman, ni abahanzi benshi umuntu aba yaragiye ahura nabo cyane, ariko nyine bose bagenda baragerageza. Yego. ubwo mu ntego ufite wumva wakorera nkande mu bahanzi wemera ukavuga uti nk'uyu ndi kumurikodinga naba nkoze igitangaza inzozi zanjye zaba zifunguye? Kubera umuntu wese witwa umuhanzi ari nako aba afite indirimbo nziza, umuhanzi keretse ndikodinze abo mu isi yose. Ubu Bruce Melody afite indirimbo numva nkumva ari nziza, Kenny Solo akayigira, Element akayigira, ba Shaggy na ba Chris Brown bose ngenda numva indirimbo zabo nkumva ari nziza, keretse njye bose bahurije nko muri collab imwe niho navuga ati indirimbo ni ya mbere ku isi. Kuko kuba ngo The Ben ngo nimukorera ngo bizaba birenze, kandi The Ben atari Meddy na Meddy akaba atari Israel Boy, keretse njye abo bose bafashe ngabazana nkabakubita nk'indirimbo y'iminota nk'icumi cyangwa se na 50, ariko ikaba ari collab irimo abantu benshi b'ibyamamare nka kumwe Arupaci nawe yajyaga abikora. Iyo urebye se ibyo wakoraga bagukorera bagutamika n'ibyo uri kwigaburira ugateka mu gikoni cyawe ugashyiramo umunyu ushaka ugashyiramo utuvuta ushaka ukigaburira ku isahani yawe, ubona hari itandukaniro cyangwa uzasubira aho wakoreraga ujya ufera abandagara wundi wowe uvuga uti ninyabona ndayajyana ahandi nka ba Mico ukuntu bakoraga umuziki kera? Ibyo bintu iyo mbigereranije mbona iby'aka kanya nubwo natangiye mvuga ko nkiri mu masomo kandi uko ndacyarimo, iby'aka kanya nikorera nibyo byiza, kubera ko ari nk'ukuntu navaga inaha nkatera nkajya za Kigali nkagenda nkakora indirimbo nkabona kuzongera kuva i Burera mu gihe i Kigali kuyumva neza cyangwa gukosoramo ijambo rimwe navuze nabi nkumva bimbongamiye, nkahita mvuga ati ubwo ni gutyo nta kundi ati nzajya niregura cyangwa se mbwira uko nisobanura. Ariko ubu ngubu indirimbo nshobora kuyumva ikamara icyumweru muri studio ndi kuyumva, ejo nkagenda base haba hari iminota ari kuvuga nabi nkaba narihindura, aka kanya ntekereza ko ariho nkora ibintu byiza kubera ko mbyumva inshuro irenze imwe, nkaba mfite n'amahirwe menshi yo kuba nabikosora kurusha uko navaga inaha ngaha ngo ngiye i Kigali kubyumvirayo. Akaririmbo wikoreye muri iyi minsi ku buryo waduhamo akapera ni nk'akahe? Indirimbo nakoze muri iyi minsi umbajije muzanjye, ni indirimbo bita Ituro. Waduhamo akapera? Ituro ngutuye nukukwiha burundu, nkakuvuga hose inaha no mu mahanga, nakindi nje nabona cyaruta ubuzima mumaye, reka muguhemo ituro, ituro nakindi nje nabona cyaruta ubuzima mumaye, reka muguhemo ituro, ituro. Niyo ngiyo. Unyibukije akantu, hari ikibazo nari navuze ndakubaza. Muri iyi minsi uri kudutamo ibintu by'amagospo, wasanga warabaye njya mbibona ngo ba vocaliste ngo bahinduye ngo basirimba gospel gusa, ngo ba Sintegisi ngo baririmba gospel, yewe hari n'undi bita K Junior w'umudriri man nawe bambwiye ngo agiye kujya yiririmbira gospel. Ese wowe waba warahinduye injyana? Nsa n'ubasubirije bose, ntekereza ko ibi bihe tugezemo kubera ibintu byagiye bihindagurika, ibigihe tugezemo twese n'icyo gusenga. Sinzi niba wenda nawe ariko bagusubiza, ariko iyi minsi turimo kubera ari imperuka, hari igihe umuntu aba ari mu bintu byo gukunda gusenga cyane bigatuma, kandi iyo uri umuhanzi ntabwo uvuga ngo nzaririmba ngo ibiti gusa cyangwa urukundo gusa, ahubwo biterwa n'igihe urimo. Rero muri iyi minsi ndimo ndakorana n'Imana mu buryo bwa hafi, niyo mpamvu ariyo ndi kuririmba cyane, ariko bitavuze ko undi muziki nawukatiye n'urukundo ndacyarurimo, ntawamenya hari igihe n'ejo naza mfite indirimbo vuba y'urukundo. Barambwiye ngo naririmbira mu makwe. Ese
kuririmbira mu makwe ni abantu babigusaba cyangwa ni wowe wabyamamaje ubishyira ku rwego rwo kujya baza kugushaka? uko biri kose urabibasaba mbere yuko bagushaka, kuko mpamvu mvuze gutyo, iyo ukoze igikorwa kimwe kikumvwa abantu bakacyumva niho baza gushaka. Ubwo nabara ko ari njye wabashatse kubera ko nakoze imwe abantu batangira kuyumva gake gake, bagenda baza no mu minsi ya vuba hamvuye mu bukwe i Musanze. Nayo ma stress nari mfite yatumye ntaguma muri studio kandi nari mfitemo projet yo gukora. ubwo mu makwe rwose tugize nk'umusore tubona uri gutereta inkumi, ni uguhita tumubwira duti dufite umuhanzi hariya bita Stazo Rwanda. Ahubwo nawe niba uri umusore mbaye nkubwiye ku kazi ntuzakancikane. Urabona waba umusore ugana gutya muri siribasaza bari. Ahubwo wenda kuri iyo ngingo, ese nawe urubatse? Yego ndubatse, nanjye nenda kuba nkawe nkaba umusaza. Mufite abana bangabo wemera? Abo nemera ntabo, abo nemera ni umwe, abo ntemera abo nta nabo. Umwana umwe wenyine ukomoka cyangwa se uvuka ku mugore wanjye nizaniye. Wumva nk'umwana wawe yakora iki? Inshuro nyinshi hatagiye hazamo ibyo kwikunda cyane yazakora ibyo ashaka, ariko ari byo ndamuhitiramo yaba umusitari akaba umuhanzi. Iyo bigeze ku mafilime se cyangwa ku bintu by'amakomedi n'umuziki, kuki wahisemo wenda kuba wakwamamara binyuze mu muziki, kutahisemo kuba wakina komedi cyangwa filime, kandi mbona nabyo wagira impano yabyo? Indirimbo nageze kwandika ivuga ngo buri mu buzima busanzwe ngo buri muntu agira agasaraba ke. Rero ntabwo twese twakina amafilime cyangwa amakomedi ngo bikunde, ahubwo njyewe umuziki nyine niwo wumva hafi kuko uranshimisha mu buzima busanzwe. Wenda yuko usanze nicaye nsa n'umuntu uri kuruhuka, ubundi mba ndi aho ngaho nitambukira hafi aho ngaho ndeba uko mu rugo bimeze na karitsiye aho ngenda ndirimbo turirimba, kubera ko umuziki ari unduhura mu mutwe, niyo mpamvu ngiye ariho nahisemo. Mu nzira urimo ko numva nk'umuziki wenda nka komedi hari uhera ku gatelefone, ugasanga filime hari uwakwiyeranja akavuga ati hari umugabo ukora ubukwe muri karitsiye wenda arankamera, ariko se nkawe ku muziki ntago byakugoye cyangwa ufite management ihari? Uko biri kose nubwo manager benshi bavuga ngo nta manager bafite, ariko nta n'indirimbo ubwayo udafite manager ntiwayikora, kuko ugiye nko muri studio bagashira umuziki ku giciro bitewe n'ukuntu bivuna, badashizemo manager buvanze n'imbabazi zabo n'ubundi ntiwakora. Uko biri kose manager bahari nko kumfasha ayo masomo, kuba nabona bimwe mu bikoresho bandi gukoresha n'ibindi byose mba nkeneye hafi aho ngaho. Manager ntiyabura, kuko nk'uko nahereye kare mbivuga tugitangira, ikibazo aba ari ubushobozi. Ubwo rero umuntu umwe ntabwo yaba yihagije ku buryo yakora ibintu byose nk'uko abishaka. None se umuziki we production uyigute? Ninde uyikwigisha? Uyigira he? Tumve ko uzaza urenze icyayi. Mbere na mbere nkigira kubamanjirije, numva ibyo bakoze nkagerageza gukora buryo ki ndakora ibintu birenze ibyo bakoze, ariko nigira na online nkareba ibyo abandi bakora, ukuntu bakora afrobeat se, zuke, drill n'amatrap. Muri ubwo buryo nkegera na bamwe mu baproducer tuziranye nka Young Force, Yakava, na bamwe tuba twahuriye mu mastudio ari aho ngaho, hareba mbese tugakosorana. Nubwo buryo nigamo. Ese wari usanzwe uzi wenda nk'igicurangisho cya muzika ku buryo wageze wenda nko kubimigisa no kubihuza ugahita uvangamo n'ubwo bumenyi wari usanganywe, cyangwa byose wabitangiriye muri iryo shuri wigamo? Uretse wenda iningiri nibagiwe gucuranga, yo nayicuranga kera cyane nkiri umwana, ariko
piyano yo nayimenyeye kimwe n'iningiri kubera yo nagize amahirwe yo gukomeza gucuranga mu kiliziya, yo nari ngabwe zi gucuranga, ubu ndi umucuranzi wa piyano ntabwo ku rwego rushimishije kubera ko mfite abandi bantu nagiye nigisha gucuranga. iyo urebye kuba wakwigira umuziki nko muri caci, ko numva abantu benshi bakunda kubijyamo, kuba wakwigira nk'umuziki mu rusengero no kuba wawigira nko mu yindi nzira street school, ubona impamvu bavuga ko gospel izigisha kuba wakora umuziki neza ari iyihe? Ahantu ntekereza ko nakwigira umuziki neza ni ku ma street aho ngaho, kuko mba mfite guhura n'abandi bantu bafite injyana zitandukanye, ariko urumva nk'umuziki wo mu idini inshuro nyinshi aba ari umuziki umwe. Umuziki rero ushobora kuwukura nko mu idini runaka, wazagera mu rindi dini ugasanga bidahuje, imicurangire yabo bidahuje, ariko umuziki wo ku muhanda uhura n'abantu benshi batandukanye, bakaba ari nabo bakwigisha, ukaba wamenya gukora injyana zose nk'uko natangiye mbivuga. Ko wari uvuze ko hari nosiyo wakuye muri korali wacurangiraga, ntabwo arizo zaba zarakuyoboye kugera wenda no kuri iyo street? Zaranyoboye kubera ariho ahantu hambere hatumye menya piyano, ariko nanone nkitangira kwiga production nasanze ibyo nari nzi mu kiliziya nta kintu byari byamfasha. Ubu ngubu byamfashije kwimenyereza gukoresha intoki, ariko ubu ngubu ibyo ncuranga ntaho bihuriye n'ibyo mu kiliziya kubera ko nkura n'abantu baririmba injyana zitandukanye. Iriya note ufata nk'iyo uri gukora agatapi, uriya ntabwo ihuye na zimwe njya numva mu kiliziya bita ibihogerera. Umuziki ni ikintu kirekire, wowe ufite uko ubyumva, ariko uko nagusubije nanjye niko ndi kubyumva. Twakomeza ku kintu twita noneho kwiyemera. Mu muziki hazamo kwiyemera cyane. Ese iyo urebye ubona biterwa n'iki? Ku muntu akora ururimbo rubi ku buryo utagumvisha na mama wawe, ariko akajya aruhoza muri kuteri wagwiyumvira, biterwa n'iki ibyo bintu? Kuki nta muhanzi wumva ko waririmba nabi? Ibyo byambayeho mbere nkitangira umuziki, navanye indirimbo kwa Kenabiti, niho nakoreye indirimbo ya mbere, nanjye nayumvishe nk'ukwezi. Ariko rero biriya bintu burya n'undi muntu wese ubikora ushobora kuzabona iki kiganiro, buriya n'ubuswa, byumve neza ntabwo mututse, kuko iyo ufite ikintu wagikoze cyumve gake, ahubwo undi mwanya umara kumva ibindi bintu by'abandi kugira ngo wumve se mu byaho uzakozoramo ibi, naho ibyumvishe wumva ari byo birenze nyine, wumva nta n'ikindi wakora. Ariko iyo uri kumva ibintu bitandukanye niho umenya neza umuziki icyo ari cyo, ukaba wamenya aho wabyiciye, ukaba wakosora gahoro gahoro, ukazaba umuhanzi nyamuhanzi. Wabiterwaga n'iki muri icyo gihe wayumvaga ukwezi kose, wowe ugereranyije? Nari nyifite indoto zo kumva ko nta muntu wandenga, numvaga iki gihe ari njye muhanzi uriho, niyo mpamvu nayumvise igihe kinini. Ariko aho naje kujya numviriza abandi, numvise ko nyifite ibintu byinshi byo kwiga, niyo mpamvu nahise mvuga ati ubwo ntajya wenda ku Nyundo cyangwa ku bindi bigo byigisha umuziki, kanigire mu yandi mashuri asanzwe nige na production, kiba ikintu kimwe, kuko burya nta muhanzi nta muproducer, ni abantu bahuza bagakora ikintu kimwe kandi cyiza cyane. Hari igihe nibutsa akantu, hashize imyaka itari mike umenya ari imbere ya covid, witabira irushanwa rya OG Star Music ari Igicumbi, ukaba uwa gatatu. Nibyo byaguteye umuhari wo kuvuga uti ngiye kubyiga ibi bintu, nanjye nzakoresha irushanwa? Kuko icyo gihe hari studio ngo yakoresheje irushanwa, utishimiye umwanya baguhaye kubera yuko ntago umuntu yareba umuntu ngo ayoberwe amarangamutima ye. Nabonye utabyakiriye neza. Ese nibyo byatumye ukiri ingufu muri production? Ntabwo aribyo byatumye nshyiramo ingufu, ariko urundi ruhande ni nabyo, kubera ko nyine numva niba umuntu yari afite studio ati dufite hano amarushanwa,
nk'uko ubivuze akampa umwanya ntari ngenewe, urumva nasigaranye akantu ku mutima ntiburiya yaba ari njyewe nanjye nkazamugira uwa nyuma, ahubwo bitonde ntazakoresha amarushanwa bakaza nkajya mbagira nk'ab'ijana kandi nari mfite abantu 40 bitabiriye. ni bande bari bariyoboye ukibukamo mu batangaga amanota b'abajaji ngo numve ko hari uzazara? Aya ntabwo mbabuze ariko bazaza ndabizi. ugiye gukora hiti ku buryo bazakwiruka. Ugiye gukora hiti ku buryo bazavuga ati uyu muntu ntabwo yigeze akandagira muri All-Star Music. hari ukuntu umuntu agafata nk'indirimbo ye yanyura kuri radiyo, kumva umuntu avuye nko mu rugo agiye kureba umuntu baturanye, ngo ngwino wumve umuntu tuziranye ngo ari kuvugira kuri radiyo. ibyo bintu nawe ujya ubigiramo inzozi ukavuga uti radiyo zose zizankine kabisa. Niko nabyumvaga ntariyumva kuri radiyo. Hari nubwo nahuye n'umuntu arambwira ngo yego twakumvise kuri radiyo, numva birenze bati yaba radiyo umuntu ayisubiza inyuma, numva birenze. Ariko gake gake ibintu iyo uri kubikora ugenda ubyakira ukumva bitanarenze, ahubwo ibyo uba ushaka, keretse nk'umbwiye ko bayikinnye hanze cyangwa nk'umuhanzi w'icyamamare agahita asubiramo nk'indirimbo yanjye, niyo navuga ko birenze. naho ubu ngubu iyo nkora birasanzwe n'undi wese yabikora. imbuga nkoranyambaga twagusangaho ni nk'izihe? Imbuga zose mboneka aka kanya ni Star z'u Rwanda. Yaba YouTube na Instagram na TikTok na Facebook, hose ni Star z'u Rwanda nta bihindagurikaho. nomero zawe za telefone wazibwira abafana bawe kugira ngo niba hari nabo ikibazo bifuza kukubaza cyangwa kuguteza imbere muri izo production zawe bazakugweho? Ntacyo bitwaye, ariko umuntu wese ushobora kwandika nimero ngiye gutanga n'iy'akazi no kujya mpamagara ambwira ibintu by'akazi, nibyo biba ari byiza kugira ngo twirinde akavuyo mu buzima bundi busanzwe. Nimero nkoresha ni 0788 92 380 47. Nimero niyo guhamagaraho gusa, ntabwo iba WhatsApp. Yego. Ntabwo uri muri mobile money? Ibyo ni imbere cyane, ahubwo umuntu agiye ampamagara nyuma y'aka message nibyo biba ari sawa. Producer se nk'iyo urebye kugira ngo umuhanzi azamuke nka underground ikwinjiriye, urabona ikuzaniye wenda ibihumbi, indirimbo hari igihe waba uyikorera nk'ibihumbi 100, 200, ese ayagaruriza he? nk'inama waha upcoming nizi? Iyo nama ni ukuyitanga nanjye nyigira, kuko sindagera ku rwego navuga ko rurenze, ariko umuhanzi wese wumva ko ashaka gushora amafaranga ye mu muziki, byaba byiza agiye amanza afata amasomo make yo kuba azi neza ko ibyo agiyemo abizi neza. Kuko hari nk'umuntu ujya muri studio ngo Bruce Melody ngo yakoze indirimbo ngo nanjye ndajya gukora, ugasanga arimo we aje mu muziki ari guhangana. Ariko iyo wakoze indirimbo ukaba ati ngiye ko ndi kumva ibyanjye biciriritse kamanze mbikosore neza, nakora umuziki muzima. Rero umuhanzi wese uri upcoming, natwe twese tuba dukwiye kumvira ku batubanjirije, tukakosora ibintu ku buryo tugomba kujya tujya mu studio dufite ibintu byiza cyane byahita bizamuka. Ubuse nkanjye wenda tuvuge ndi umuhanzi, indirimbo nayihera he? Ngiye gutegura indirimbo, tuvuge mfite indoto zo kuba umuhanzi, ubu mpuye na producer mugishije inama, nahera he? Iyo uri umuhanzi cyangwa iyo ufite indoto naho guhera muri wowe haba harimo, kuko umuziki ntabwo ugaragara, nta n'uwawe kugiramo inama ngo tangira gutya. Ahubwo wowe nyine iyo ufite ibitekerezo byo guhera, ufite ubushobozi, ufite kuba wahura n'umuproducer mukavugana bigakunda, ibindi byose biba byakunze. Magambo y'iminota 3, magambo wari iminota 3 ntabwo agoye. Ubu sigiye twavugiye bibaye indirimbo si byaba nka album yose. Nyine ako kantu ndi kukubaza, wahera uri mu rugo iwawe uravuze uti ngiye gukora umuziki, uhera ku kahe kantu bwa mbere?
ukitekereza uti ngiye kuwukora? mbere na mbere uhera ku mafaranga kuko niyo uzishyura producer. ako kantu nshombyemo nawe wenda ntabwo wavuga utaramanza ukakompoza cyangwa ukamanza ukagura biti cyangwa neza amafaranga uyafite udafite impano producer yayiguhara? Ntago yayiguha, impano niyo ya mbere, ariko nyine nibyo navuze, iyo ufite iyo mpano naho guhera ntabwo wahabura. Ubu ufite gutekereza ati wenda nagiye kuririmba indirimbo runaka, kuba kamere ku gitero se. Umuziki ni ishuri rirerire, kuko nanjye hari nk'indirimbo nandika mpereye ku gitero, hari n'izo nandika nkavuga ati iyo kamere kuri rofure, hari n'igihe mpera kuri rofure hashira nk'umwanya cyangwa nk'icyumweru nyiri kuyumva nkavuga ati rero iyi rofure kumva nayigira igitero, ahubwo nkakora rofure iyirenze. Byaterwa n'imikorere ya muntu. Ukandika urupapuro indirimbo yawe ukayirangiza ukagenda ukavugana na producer, ubwo niyo step ya kabiri yo kujya gukora indirimbo. Ubu indirimbo watekereje kujyayo iyo ni step imwe, kuko utekereza kujyayo n'ibyo kujyanayo mu mutwe biba birimo n'ubwo waba utari wabyandika. Step ya kabiri aba ari ukuvugisha producer, iya gatatu nyine aba ari muba muri mu kazi kose. Kabisa. Ebana nanjye biranshimishije kuba nganiriye n'umuproducer, umuntu ukomeye kabisa. Jewe buriya numvishe nk'indirimbo mpita ntekereza ku muproducer, kuko umuhanzi hari igihe muba mwicaranye n'umuhana akagukubita freestyle hasi ibi ni ibiki uyu muntu arimo, ariko iyo haje mu beat iryoshye numva birenze. Ese wabwira icyo abantu bakurikiye iki kiganiro nko kubyo ntakubajije wowe wumva wabasangiza? Ikintu nabwira, bakomeze badushyigikire, kandi niba bafite impano z'umuziki bashobora kutugana, nimero nazitanze twabafasha muri ubwo buryo. Se nka kuriya nta bufasha waha umuntu w'umwandagarawundi, cyangwa wenda ukatubwira uti hari icyo ntegurira abantu batishoboye ariko bafite impano? Cyo gutegura cyo nticyabura, ariko nyine nimero nazitanze. Ibindi birenze ibi bishobora kuba byabera mu gikari, umuntu wese yamvugisha tukavugana, ntabwo bigoye cyane, tukagira utuntu twikorera hirya iyo ngiyo muri studio. Wasoza udukubita kapera, nubwo uri producer cyane ariko n'ubuhanzi urabwifitemo. Hari akaririmbo kawe nkunda kitwa You Are Mine. Nanjye kubera nagafashe gutyo wakaduhamo gake. You are mine, you are mine, you ambos konje mbivuga, uri undutira amafaranga, uburyo useka bituma ntakureka, ukuri nyakuri umwiza nkawe ntaboneka, ngaho nyamuneka vayo mfashe ntameneka, nkubuze mu buriri njyewe nagoheka. Nako gaho. Sawa. Ciao, Stars z'u Rwanda. Mira, no te corría, but tú sé que